Babyeyi bakundwa, babyeyi beza, umunsi w'amanota si uwo kureba amanota gusa, ahubwo ni uwo kwizihiza imbaraga umwana yashyizemo, uko yateye imbere n'ubutwari yagize mu kwiga. Twibuke ko abana biga mu buryo butandukanye kandi buri wese agatera intambwe ku muvuduko we. Uyu munsi duhitemo amagambo atanga ihumure, atera imbaraga kandi atanga icyizere. Niba amanota ahuye n'ayo twifuzaga cyangwa adahuye, umwana aracyakeneye urukundo rwacu, ukwihangana kwacu n'icyizere tumugirira. Amanota y'uyu munsi ntasobanura ejo he hazaza, ariko inkunga yanyu ishobora guhindura ubuzima bwe burundu. Nimuvuge amagambo yubaka, mwubake abana banyu, mubayobore mu bwenge aho kubayoborana ubwoba. Dufatanyije tureme abana biyizeye, bihangana kandi bazi ko bakunzwe kurusha amanota yabo. Mbifurije kugubwa neza kuri uyu munsi w'amanota ababyeyi, ndabakunda cyane.